Yesu ashimwe muvandimwe inshuti wanjye Umutsi TV, umwaka mushya, amahoro y'Imana bane namwe. Uyu mwanya ni umwanya mwiza, tugiye kwigana ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubutumwa bwiza. Aka kanya rero bavandimwe, tugiye kureba ku kintu cyangwa se tugiye kureba ku mumaro w'ijambo ry'Imana, cyangwa umumaro w'ibyanditswe muri rusange. Ibyanditswe bitumariye iki? Ese bishobora kutugeza he? N'iki? Nihe ntego Imana yari ifite ijya kwandikisha ibyanditswe? Rero mu by'ukuri turifashisha igitabo cya Timoteyo wa mbere ibice 3:16. Turaza kureba kandi dusobanukirwe ikintu Imana yashakaga igihe yandikishaga ibyanditswe. Numara kubimenya neza urahishurirwa kandi uratangira gukunda ibyanditswe byera. Tugiye gusoma rero muri Timoteyo wa mbere igice cya 3:16, twumve icyo batubwira. Timoteyo, mwihangane, Timoteyo ntabwo ari igice, ntabwo ari Timoteyo wa mbere, ahubwo ni Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa kabiri igice cya 3:16. Haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Icyo ni rimwe, bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Icya kabiri, no kumwemeza ibyaha bye. Icyo ni icya kabiri, ni kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Birakwigisha bikakwemeza ibyaha byawe kandi bikanagutunganya. Hanyuma akomeza avuga ngo no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Ibyanditswe byera byose reba guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana bikagira umumaro wo kwigisha umuntu, ngo ni uwo kumwemeza ibyaha ndetse no kumutunganya. Hanyuma ngo ni umumaro wo kumuhanira gukiranuka. Ubwo ni ukuvuga ngo irya mbere ni ukukwigisha ibyo utazi, nibyo kukwigisha. Ibyanditswe byera nibyo kukwigisha Imana utazi, bikakwigisha Yesu Kristo, bikakwigisha Umwuka Wera, bikakwigisha n'Ubukristo. Hanyuma ngo bikanakwemeza ibyaha byawe, bikanagutunganya. Kuvuga ngo birabanza bikakwemeza uburyo ki uri umunyabyaha, cyangwa se uri umunyantege nke kuri kamere, ku buryo gukora ibyaha ni ibintu byawe. Nurangiza kandi ngo nibirangiza bigutunganye, utungane. Ni ukuvuga ngo umuntu wese usoma Bibiliya akwiriye gukuramo, niba akuyemo yuko ari umunyabyaha, akwiriye no gukuramo gutungana, akaba umukiranutsi. Byose bigakorwa n'ibyo byanditswe byera. Hanyuma kandi ngo bikaguhanira no gukiranuka. Ni ukuvuga ngo n'ubukiranutsi ubukura rwose mu ijambo ry'Imana muri ibyo byanditswe. Rero abantu benshi ntabwo bazi ibanga riri mu byanditswe. Hari n'ababipfobya ngo ni abantu babyanditse, ngo ni abantu basanzwe, ngo Bibiliya ni igitabo gisanzwe n'ibindi.
ariko abo ngabo n'ubumva ujye ubihorera kuko ntabwo babizi. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, ni Imana ubwayo yabyihumekeye. Ibihumeka gute? Umwuka wayo, ibyifuzo byayo yabishyize mu bantu bayo b'abahanuzi kugira ngo bandike Bibiliya, bandike ibyanditswe byera, hanyuma ari ibabwiriye. Bivuge ngo nta muntu ubwe wayanditse ari we wibwirije, ni Imana, n'umwuka w'Imana wari umubwirije. Hanyuma ngo yagira ngo byigishe abantu, bibabwire ibyaha byabo ndetse binabatunganye kandi bibigishe ibyo gukiranuka. So rero wowe icyo ukeneye ni ukumenya bino bintu, ni ukumenya uno mumaro w'ibyanditswe. Hanyuma kamwe ku kandi ni ukukwigisha, kukwigisha icy'Imana, kukwigisha imibereho y'Imana, kukwigisha ibyo Imana igufitiye, kukwigisha urukundo rw'Imana, kukwigisha Imana, kwigisha Yesu, kwigisha Umwuka Wera, kukwigisha ibikorwa by'Imana byose ku buzima bwawe, no kukwigisha ko Imana ari Data. Hanyuma ikindi cya kabiri, ngo ibyanditswe byera bigomba kukwemeza ibyaha byawe. Abantu benshi ntabwo wabemeza icyaha, abantu bazi guhakana ku buryo nta muntu wabasha kubemeza ibyaha byabo, ariko ibyanditswe bigomba kukubwira ko uri umunyabyaha. Niba ujya usoma nabwo ntumenye ko uri umunyabyaha ubikuye mu byanditswe, ukamenya ko uri umunyabyaha ubikuye mu ko ngo ubikora ubibona, nabwo ntabwo uramenya icyaha, kuko ntiwagiha uremere utazi icyo Bibiliya ikivugaho. So Bibiliya ivuga ko icyaha kiremereye ku buryo kugira ngo kibabarirwe, kugira ngo cyishyurwe, ngo hagomba urupfu. Hanyuma icyo cyaha cyaje gute? Ntabwo ari icyaha cyaje kubera ko ugikora, no, nta nubwo cyitwa icyaha kubera ko wagikoze, ahubwo ni icyaha wavukanye mu maraso yawe, ugikuye ku mukurambere wawe ari we Adamu. Hanyuma niba Adamu yarakwanduje icyaha ukavuka uri umunyabyaha, rero nta kintu ushobora gukora ngo icyaha kikuvemo, ni ukuvuga ngo uzaguma uri umunyabyaha kugeza iteka. Kandi noneho ngo kugira ngo kiveho ni urupfu rusabwa, kugira ngo icyo cyaha gikurweho ni urupfu, nk'uko mu Baheburayo 9:22 habivuga, amaraso atavuye ntabaho kubarirwa ibyaha. Kandi mu Baroma 6:23 bakavuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. So bivuge ngo icyaha Bibiliya igomba kukikwemeza rwose. Iyo usomye usanga ngo twese twandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe, ntawe ukiranuka n'umwe, bose bahindutse ibigwari. Twese abari ku isi turi babi, niko ibyanditswe bibivuga. Bivuge ngo Bibiliya iduhamya rwose ko turi abanyabyaha, irabitwemeza, dukeneye kubyemera. Ikibazo duhita twumva yuko ari twebwe dushobora kwikuraho ibyaha niba ngo tubifite, ariko hano byanditswe biratubwiye ngo ibyanditswe ubwabyo bikwemeza ko umunyabyaha, ndetse bikagutunganya, bigukuraho icyo cyaha. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwemera ibyaha nk'uko Bibiliya ibikwemeje, ukaba umaze kubyemera, ubyemeye neza, hagomba gukurikiraho izindi nyigisho zo gutungana. Ni gute watunganira Imana mu gihe bigaragaye ko uri umunyabyaha koko? Aho rero niho ibyanditswe bivuga ngo Yesu yazanywe no gutambira ibyaha by'abari mu isi, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo umwizera wese akurweho icyaha ahabwe ubukiranutsi, umwizera wese atazongera gucirwaho iteka ahubwo ahabwe ubukiranutsi butuma azabaho ubugingo buhoraho, kugira ngo umwizera wese Imana itamurakarira ahubwo Imana ibeho imushima by'iteka, kugira ngo rero umwizera wese adahanirwa amakosa ye, ahubwo rwose Imana ijye imwitura ineza ya buri munsi,
kandi igitambo cya Yesu cyarabigaragaje ko urubanza twari dufite imbere y'Imana rwose rwavuyeho. Hanyuma izo ni incamake z'uburyo Bibiliya ikoramo. Hari abandi rero batazi ko iyo umaze kumenya ko uri umunyabyaha habaho no kwezwa. Kuvuga ngo hari ibyanditswe rwose bishinzwe kweza umuntu, akamweza imitekerereze, akizera Imana neza ko yababariwe. So rero nyuma yo kumenya yuko Kristo yatambwe, warababariwe, yashyizweho ibyaha byawe, arabikubitirwa, arabizira. Hanyuma iyo ni ingingo ya kabiri n'iya gatatu. Hanyuma indi ngingo ya kane ni ingingo ivuga ngo no kubahanira gukiranuka, no kubahanira kubaho ubuzima bw'ubukiranutsi. Ubukiranutsi buduhesha iki rero? Ubuzima bwo kuba mu buzima bw'ubukiranutsi buduhesha kuticiraho iteka. Uwo ni umurimo wo gukiranuka. Buduhesha kutarimbuka, biduhesha kutarwara, biduhesha kudatsindwa, biduhesha kutagira ubwoba, biduhesha kutaba ibimuga, biduhesha kudakorwa n'isoni, buduhesha ibintu byinshi bitandukanye. Ubwo ni ubuzima bwo gukiranuka. Abantu bamwe bazi ngo ubuzima bwo gukiranuka ngo ni ubuzima bwo kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Oya, none si ibyanditswe bivuga ngo iki? Bivuga ko abakiranutsi bazagubwa neza. Hanyuma afata icyitwa kugubwa neza cyose, cyangwa se ikintu cyatuma ugubwa neza, aba ari cyo umenya ngo nibwo buzima bw'abakiranutsi. Kuvuga ngo umukiranutsi akwiriye kubaho ntawe umurakariye, Imana itamurakariye. Akwiriye kubaho nta muntu umuciraho iteka cyangwa nta kimuciraho iteka. Akwiriye kubaho nta burwayi, akwiriye kubaho nta bukene, akwiriye kubaho nta gukorwa n'isoni, akwiriye kubaho nta kubaho umutima wihebye cyangwa se afite intimba. Kubera iki? Kuko azi ko hari umufasha, hari uwamwejeje, ari nawe ukomeza kumwishingira, niwe umuba hafi ibihe byose. Hanyuma akabaho ubuzima budafite ubwoba. Niko kubaho ubuzima bwo gukiranuka. Mbese ni ukubaho ubuzima bwizera Imana yamwejeje. Twebwe abakristo dukwiye kubaho twizeye Imana yatwejeje, itweresheje amaraso ya Yesu, tukabaho ubuzima bwacu bwa buri munsi ari ubuzima bwo kwizera gusa. Yes. Uyu mwaka rero ntuwutangire ukitwa umunyabyaha, ntuwutangire ukiciraho iteka, ntuwutangire ukiyita umunyabyaha, ntuwutangire ukiyita ko Imana ikurakariye ibyaha wakoze, ibyo uzakora, ndetse wenda n'ibyo urimo urakora. Uyu mwaka wutangire ufite izina rishya, izina ryitwa umukiranutsi, ryitwa wacunguwe, wababariwe, uwemewe n'Imana, umukiranutsi ukiranuka. Uwiteka umucamanza yambonye amaraso, nancira urubanza ruranyita ukiranuka. Se murabizi ko iryo zina ry'Uwiteka twita awukiranuka, abakiranutsi. Hanyuma niba twiyita abo Uwiteka atatwita, dufite ibibazo. Umuntu wese wiyita izina Uwiteka atamwita afite ibibazo. Umuntu wese rero uri muri Kristo Yesu, uriho ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo Yesu, Imana imwita ukiranuka. Imana imwita ukiranuka. Niba warahuye na Yesu tuzabimenya, niba warizeye Yesu tuzabimenya. Ntabwo uzongera kwiyita umunyabyaha, ahubwo uziyita ukiranuka. Ntabwo uzongera kwiyita uwacirwaho iteka, uziyita udacirwaho iteka. Ntabwo uzongera kwiyita umuntu wo kurimbuka, no. Ntabwo uzongera kugira ubwoba ngo Imana irakurakariye, no. Icyo nicyo tukumenyeraho yuko wizera. Rero ugende amazina wiyitaga ahinduke. Niba wiyitaga umunyabyaha, niba wiyitaga ko uzarimbuka, niba wiyitaga ko gukorwa n'isoni bikugize kubera ko uri umunyabyaha, umenye ngo ugomba guhindura amazina muri uyu mwaka, ukiyita ukiranuka, ukiyita uwababariwe, ukiyita uwacunguwe,
ukiyita ukomeye, umwana w'Imana utagira inenge. Ugomba kwita uwera, umuziranenge, umutagawa mu maso y'Imana. Haleluya. Kuko ibyo ni Yesu wabivunikiye. Yesu niwe wabikoreye, arabipfira, arabizira kugira ngo uzabeho witwa utyo. Hindura amazina kandi umutima wawe uhindure, uwejeshe ijambo rivuga ngo narababariwe ibyaha byose. Abakolosayi igice cya mbere, igice cya kabiri umurongo wa 13 haravuga ngo namwe yarabaze ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu. Ubwo mwari mupfuye yabazuranye nawe, ngo yatuzuranye nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Ugenda usome Abakolosayi igice cya kabiri umurongo wa 13. Yatuzuranye nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Imana iguhe umugisha uyu mwaka rwose, uyu mwaka uba umukiranutsi, ubimenye kuri umukiranutsi utakiri umunyabyaha. Ubwo Imana ukubeho rwose, amaraso ya Yesu yarakwejeje, uruwera, uri umuziranenge n'umutagawa. Ibyo bisome mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 20. Ubwo Imana bushobora kukubaho kandi ubaho ku mutima wawe, ndetse utangire wumve ko iyi nyigisho ari yawe. Ni wowe ubwirwa, Imana ishaka ko uri umukiranutsi. Urakoze cyane, tuzasubira mu yindi video. Kore subscribe, kore like, kore comment, turushaho kwaguka, ubutumwa bwiza bushaho kugera kure. Girwa neza n'imbabazi rero bikubeho cyane. Bye bye.